Nshuti bakunzi b'agakiza akadomo org, amahoro y'Imana bane namwe. Hano turi nahahoze urusengero rwa Salomo. Bavuga ko ariho hari urutare ruzingiyeho isi. Bavuga ko nanone ko ariho Aburahamu yatangiye Isaka, kandi nako Bibiliya ivuga. Ikindi nanone hano niho Salomo yubatse urusengero rwa mbere. Hari ahantu hera ku Bayuda, ariko nk'uko ubuhanuzi Yesu yahanuye ko ntawe bizasigara rigeretse ku rindi, urusengero rwaje gusenywa rwose rurarangira. Tumwe mu dusigazwa twasigaye, utu n'udusigazwa twasigaye tw'urusengero rwa YERUSALEMU rw'icyo gihe. Hano ku ruhande murareba ibisigazwa by'urwo rusengero. Ntabwo hakiri nyuma yo gusenywa hubatswe umusigiti w'abayisilamu. Mu by'ukuri isi yose irasa nk'ayihanze amaso aha hantu. Bishoboke ko ari naho hazatangira intambara ya gatatu y'isi, kuko isi yose ihahanze amaso. Twagira ngo tubamenyeshe ko Abisiraheli bababajwe nuko batagira urusengero. Bazi agaciro k'urusengero, bagira amasinagogi ariko nta rusengero bafite. Mu by'ukuri dukwiye kumenya agaciro k'ubuntu twahawe n'agakiza twakiriye, kuko kuba batagira urusengero nicyo kintu kibahangayikishije. Igitangaje nanone ni uko ibikoresho byose bizakoramo ngo urusengero barangije kubyitegura. Igisigaye ni uko bazabona uburenganzira bwo kubaka aha hantu. Mwibuke ko itorero kuba rikiri mu isi, Imana yagiye itabemerera kubaka, kuko urusengero nibarurangiza bazagwinjira itorero ryaratashe. Ntabwo tuzagarukana na Mesiya mu ngoma y'imyaka 1000, ariko itorero rizabanza gutaha impanda nivuga, hanyuma babone gukora imirimo yabo muri rusengero bazaba bubatse. Hano dukwiye gutekereza iki? Ese ko Abayuda biteguye, bakaba biteguranye ibikoresho byose, abatambyi bakaba batozwa amasaha 24, twebwe twiteguye kugaruka kwa Yesu? Kuza ko azaza nta kizamubuza kuza, ahubwo ikibazo ni uko azaza asanga twe tutiteguye. Ibyo dukora byose tubikore dutegereje ko impanda ishobora kuvuga. Ibyo dukora byose tubikore tuzi ko Yesu azagaruka. Ibyo dukora byose tubikore tuzi ko impanda izavuga Yesu agatwara itorero. Imana ibaho umugisha. Dukomeje kubabera Yerusalemu.